Sobanukirwa impamvu hari imiti ugomba gufata ari uko uri kurya cyangwa umaze kurya. Imiti tunywa iyo twarwaye usanga buri wose ugira amategeko yawo wihariye ajyanye n'inshuro unyobwa ku munsi, uwo ugomba gufata uko ungana, uburyo ufatamo, unyobwamo, urushinge, kuwunyuza mu kibuno, kuwisiga n'ibindi, ndetse niba ugomba kuwufata mbere cyangwa nyuma yo kurya, hakaniyongeraho ibyo ubujijwe kurya cyangwa kunywa mu gihe uri kuwufata. Hari imiti rero iba igomba kunyobwa ari uko uri kurya cyangwa se umaze kurya. Impamvu ndetse n'ingero zayo nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro twabateguriye. Tubahaye ikaze tunabibutsa ko iyi channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima, indwara zitandukanye ndetse n'uburyo bwo kuzirinda. Njyewe ukibategurira nk'ibisanzwe ikiganiro nk'iki ndi Japhet Ntakirutimana. Naho iyi ni channel Ubuzima TV show. Tuguhaye ikaze. Gufata imiti uri kurya mbere cyangwa nyuma biterwa n'izihe mpamvu. Impamvu ya mbere, kugabanya ingaruka zirimo n'isesemi cyangwa se kuruka. Hari imiti imwe n'imwe usanga iyo umaze kuyinywa igutera isesemi ukaba wanaruka, nyamara ubushakashatsi bugaragaza ko iyo uyifashe wariye icyo kibazo kitabaho. Ingero twavuga allopurinol, bromocriptine na madopar. Cya kabiri, kugabanya ingaruka zaba ku gifu. Hari imiti imwe n'imwe izwiho kuba ishobora gutera ibibazo ku gifu, ndetse n'iyindi izwiho kuba ituma igogorwa rigenda nabi iyo ibyo kurya bisanze mu nda. Gusa hano si ngombwa kurya byinshi, n'iyo wanywa agakombe k'amata cyangwa se twa biswi cyangwa sandwich imwe birahagije. Iyo miti twavuga aspirine, ibuprofene, diclofenac, prednisolone, dexamethasone. Muri rusange imiti yose irwanya uburibwe ikanabyimbura, yaba idakozwe mu misemburo, non-steroid anti-inflammatory drugs, cyangwa se ikozwe mu misemburo, steroid, yatera ibibazo ku gifu uramutse uyifashe utabanje kurya. Cya gatatu, imiti irwanya ikirungurira no kugugara. N'ubundi ibi byose ntibyakubaho mu gihe utariye, kuko ikirungurira kiza nyuma yo kurya, ndetse no kugugara mu nda biza nabyo ari uko wariye. Ni byiza rero kuba iyo miti ibivura wayifata uri kurya cyangwa se umaze kurya ako kanya. Muri yo twavuga nka Actimag, Marox, Gastricide, bicarbonate n'indi ikoreshwa kuri ubu burwayi nyine bw'ikirungurira. Twavuga ikindi nanone, imiti ivura mu kanwa. Uburwayi nk'ubugendakanwa cyangwa se kurwara ishinya no mu kanwa muri rusange usanga kenshi buvurwa n'imiti isigwa mu kanwa cyangwa se ijundikwa ukaniyunyuguza mu kanwa. Uramutse uriye umaze kuyikoresha urumva ko ibyo urya byayihanagura aho iri. Nayo rero igomba gufatwa umaze kurya kugira ngo uze kuza kongera kurya yamaze gukora akazi kayo neza. Muri yo twavuga Hextril, Nystatin y'amazi, Miconazole isigwa mu kanwa, n'indi yose isigwa mu kanwa muri rusange. Gutuma umuti ujya mu maraso neza, iyo n'indi mpamvu ituma tugomba kurya.
hari imiti ituma tugomba kurya mu gihe turimo kuyifata. Hari imiti isaba ko kugira ngo umubiri ubashe kuyikoresha neza ari uko mu nda haba harimo ibyo kurya. Ibi bigatuma umubiri uyinjiza uko yakabaye nta na muke wangiritse. Muri iyo miti twavuga Coartem ikoreshwa mu kuvura malariya, ndetse n'imiti irwanya ibyuririzi bya sida ariyo Ritonavir, Sequenavir na Nelfinavir. Ikindi twavuga gufasha umubiri kugogora neza. Imiti irwanya diyabete iyo ari inyobwa ni byiza kuyifata mu gihe cyo kurya kugira ngo wirinde ko igipimo cy'isukari cyaza kuzamuka nyuma yo kurya, ndetse no kwirinda ko cyamanuka cyane. Imiti ivura diyabete ihabwa abarwaye impindura idakira ikunze kuba ari inyongera za enzyme. Ni byiza kuyifata uri kurya kugira ngo igirire akamaro umubiri ko kubasha gutunganya ibivuye mu byo wariye. Icyitonderwa hano, ntabwo imiti yose igomba gufatwa ari uko wariye cyangwa uri kurya tuyivuze. Niyo mpamvu mu gihe cyose ugiye gufata umuti muri farumasi usabwa gusobanuza umuhanga mu by'imiti uhasanze ibyerekeranye n'uwo muti byose kugira ngo uzawukoreshe neza kandi bigende neza. Turakwifuriza ubuzima buzira umuze. Naho utaha.